Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. It's what the Lord has done in me. Yesu ashimwe izimana abantu b'Imana. Amazina yanjye nitwa Musanabera Dorothée. Ndashima Imana cyane mpagaze imbere yanyu abazambona. Shima Imana yanzanye muri iri torero rya Impact for Christ Ministries. Imana ni nziza, Imana naboneye aha kuko nta handi nari narigeze nyibona, kandi navutse mu muryango w'abakristu, mbatizwa ndi umwana, ndindangana gutya. Murabona ibitangaza Imana yankurengeze muri Impact for Christ Ministries. Mfite umwana wanjye wa bucura. Umwana wanjye wa bucura yagiye kwiga muri Canada. Murabizi amafaranga atangwa hariya hantu. Tugezeyo bati kugira ngo umwana yige arangize muzatanga ibihumbi 35 z'amadolari. Ibihumbi 35 by'amadolari si nabivanayo. Mbwira umwana wawe muna duce inyuma dusubire iwacu mu Rwanda. Umwana ati se mbere yuko bampa viza mama uzi ko twatanze ibihumbi 10 ku ishuri turataha ko batadusubiza biragenda gute? Ati noneho reka wenda niga igihembwe kimwe tuzareba icyo bitanga. Nta kundi ariko ubwo njye numvaga ko ubwo bizananirana wenda, nako numvaga bitanashoboka, nta nayabura nayavana he. Imana rero mwumve ukuntu Imana ikomeye. Ubwo nazaga kajya nandika agapapuro nkashyira hariya ibyo byifuzo nabishyiragamo z'uwo mwana. Imana yanjye ufashe uwo mwana ntazagaruke kubera ko twabuze amafaranga yo kwishyura. Icyifuzo nkagishyira hariya. Umwana yize igihembwe cya mbere kuri ya mafaranga twatanze ibihumbi 10 niyo twabanje gutanga. Urumva twari hasigaye ibindi 25 kugira ngo yige imyaka 2 abone masters. Igihembwe cya kabiri, igihembwe cya mbere aragitsinda abona distinction. Ishuri rimuha buruse. Ubwo se nishyuye. Icya kabiri abona distinction. Ubwo se nishyuye. Muri make imyaka 2 irashira, yarangiye ejo bundi yarangije mu kwa 4 muri Covid. Nta faranga na rimwe nongeye gutanga. Imana yanjye hakucyura. Ibyo ni ibitangaza naboneye hano muri Impact. Haleluya. Uwiteka ushimwe. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. Is what the Lord has done.